ariko bikomeza kwa kundi yabashwanye n'uwo mugore umujinya akaza kurangiriza kuri njye. uwo mugore yego ndangije yagukoreraga ibiki? akenshi nk'iyo nabaga mvuye nko ku ishuri n'abana be nkagera mu rugo kandi ari nako ambwira nabi, nakwanga kubikora agakoresha buryo cyari bwaneranye na papa akankubita. ndangije cyo nkabyihanganira rimwe na rimwe, bigezeho ngize nk'imyaka 10 nza kuva ku ishuri ari nimugoroba imvura yaguye, bigeze kujyaho bikajya bisa nkaho byivanze, njya mu nzoga aho naburaga n'ibitotsi. njya mu nzoga, naba natanyweye inzoga sisinzire, njya mu nzoga, naba nabuze ibitotsi nkanywa inzoga. ariko nimwe Imana hari naho yandinze kunywa itabi, igihe kigeze kugera inzoga zisa nkaho zinganje, mwumva ndashaka n'itabi. mfite imwe nabande kuri papa kuko bo ni benshi, kuba bahari bwo ndabizi barahari benshi pe, hari nabo dushobora guhura simenye yuko ari bo, bitewe n'uko urumva yahinduranyaga abagore igihe cyinshi gishoboka. ko umwaka ashobora gushira atandukanye n'abagore barenze 4 mu mwaka. yego kandi bose ariko bagukorera icarubozo abenshi. kandi papa iyo yajyaga kudukubita yadukubitaga n'atari ngo arakubita hehe, yari umuntu uhana nabi. ndangije muri iryo joro nyine narazengereye, nekereza ibintu bitari byiza kuri iyo myaka 10. ndangije ndaryama nijoro, barabyikorera byose, mvuga ati reka tubyikorere kuri bwa hangane na so. arangije bariho babikora, ndaryama iryo joro sinanariye. ndangije bigeze nko mu masaa 6 ndatekereza ati papa naramuka atashye bakamuneranyaho ari bwankubite kandi akubita nabi. kubera nk'igihe yadukubitaga mukuru wanjye we yari yarabirambiwe ahitamo kuva mu rugo arigendera. yego arangije ndavuga ati byanze bikunze ndibwakubitwe. ndavuga ati ndibwakubitwe nzira ubusa, uyu mugore nindamuka nkubiswe nanjye ndibwihorere kuri we, ko icyo gihe yari atwite, urugo hari inka atwite inda ya papa. noneho yego natekereje ikintu kitari cyiza, maze gutekereza ko ndibwakubitwe kandi nkaba ndibwakubitwe nabi. ngiye ndafata umuhoro wa papa njya ku kiraro cy'inka nkuraho igiti, nyikuraho, maze kugikuraho ishyira mu nzu ahantu mu iguni hafi yaho nararaga. banyikuraho mvuga ngo ninkubitwa papa naza kunkubita byanze bikunze icyo giti ndibwagikubita uwo mugore, kenda gukoresha buryo kimukubita ku nda aratwite, byanze bikunze nawe sibiri bwamugwa amahoro. numva yuko ntabwo watekerezaga ko atwite se murumuna wawe? ibyo sinigeze mbitekereza, gusa nari mbizi ko atwite kenzi yuko ninyimukubita yego biri bwamugireho ingaruka. wowe mu mutima wari warahindutse? yego ko muri iki gihe nasigaye ngira ikintu cy'umujinya, ari nabyita nk'abadayimoni. nagiraga umujinya w'indengakamere muri icyo gihe. urumva ni itotezwa wakorewe? yego kandi bwakimukubite kandi ninyimukubita byanze bikunze icyo natekerezaga yuko ushobora kukimukubita akaba yapfa akabipfiramo. abandi bavuga byanze bikunze ndakimukubita. wumvaga napfa ntacyo bikubwiye? numvaga nta kintu biri bwabimbwiye. uviye inkuru yanjye. TG Automobile, iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%.
komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki w'agahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na sisitemu ya AI. Ibaze ko rero iyo uguze imodoka baguhana waranti y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura ni ukwishyura mu byiciro, kandi iyi modoka ukayitwara pana byo byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara aho ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etaje iri ruguru gato y'akarere, cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi. Ibe byiza kuri wowe, ibe byiza kuri buri muntu wese uhitamo gukurikira ibiganiro byacu. Ndakubwira nti baho kandi wongere ubeho cyane, uhobere ubuzima, wongere uhobere. Uri umujene uri kutwumva, uri umusore uri kutwumva, ibikomera wahuye nabyo ntibikakurange, ahubwo ujye ukora ibishoboka byose kugira ngo utandukane n'ibyo bikomere, nturangwe, ntushushanywe, ntusobanurwe n'ibikomere byawe, ahubwo usobanurwe no kubaho kwawe wabirenze. Ndi kumwe na Mbarushimana Bernard, niwe tugiye kuganira. Uraho neza Bernard? Uraho ni amahoro? Ni amahoro. Ufite inkuru yawe nawe wifuza kutugezaho? Yego, kudakuza wanza ukamwibwira. Ku muntu utanzi, amazina yanjye yombi nitwa Mbarushimana Bernard. Mvuka mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibombwe. Mvuka mu muryango w'abana 6, ariko ubu turiho turi 4. Yego. Ariko muri abo 6 uwo tuva indimwe ku babyeyi bombi ni umwe, abandi 2 barapfuye. Ukomere. Bernard, inkuru yawe rero imeze gute, byagenze gute? Inkuru yanjye itangirira mu rushako rwa mama. Itangira mama ashaka umugabo, ariko ashyingiwe n'iwabo. Mu bihe byo hambere ngo ababyeyi nibo bashyingiraga abana mu cyimbo cyo kuba nk'ubu ngubu abana nitwe dukundana, ababyeyi bakadushyigikira, ko mu gihe cyabo bo bashyigikirwaga n'imiryango. Ubwo niko byagenze kuri mama? Niko byagenze kuri mama. Mama rero yashatse mu muryango, uwo muryango ashatsemwo ahabyara abana 2. Aze kubabyara abana 2, ariko uwo mugabo bakajya bananiranywa bitewe n'amakimbirane yabo yenda natari bwajyemwo. Bananiranywa, mama akahukanira iwabo. Biguma gutyo, igihe kiragera yahukanye, ageze iwabo ahurirana na papa. Barahuza, ashaka kwa papa. Ahageze, wa mugabo we wa mbere wari waramenyereye kuza kumucyura iwabo, atangira kugeza kumucyura kwa papa. Aho kujya kumucyura iwabo kuko nta wari uhari, akageza kwa papa. Aza kwa papa, rimwe na rimwe akaza agashaka kurwana, akahirika imyugariro, akajya abwira papa amuvuga mu mazina, akavuga ati kanaka mu mugore wanjye watwaye. Papa akituriza, akanga kurwana. Mama nawe yanga gutaha, nyine yanga gusubirayo. Arangije ubwo iwabo uwo muhungu, uwo mugabo wa mama wa mbere, bafashe uwo muhungu kujya baza gucyura mama, ariko mama ageraho arabangira burundu. Umuhungu uvuga ni umugabo wa mama wa mbere? Yego. Ajya harabangira burundu, aravuga ati ndubatse mwiza kusenyera. Arangije bari barabyanye abana bangahe? Bari barabyaranye 2, umukobwa n'umuhungu. Bose se baza kuba aho mama yashatse? Bo babaga kwa mukecuru, kwa nyirakuru. Yego. Ubyara mama wanyu? Yego. Barangije babona mama itaha biranze, babona nago bazamucyura. Barangije bahitamwo kumufungisha. Yego. Ariko bamufungisha kwa papa, maze kubabyara abana 4, 2 bitabye Imana, hasigara njyewe n'undi mukuru wanjye. Ubwo
bahitamo kumufungisha, bamufungisha ngewe nkiri uruhinja nyivuka, nari ifite ngo umwaka umwe. Mama turajyana muri gereza, tumaze kujyana muri gereza nojeje imyaka. hari ibyaha runaka bamushinja? Yego. Bitewe n'uko papa w'uwo mugabo wa mama wa mbere yari umuyobozi ngo yayoboraga serire, sinzi ngo serire nayigereranya n'uruhe rwego ubu ngubu. Naho byaroroshye kumugerekaho icyaha bamugeretseho kugira ngo bamufunge. Turangije mama turafunganywa, nojeje imyaka 3, barasohora muri gereza, banzana mu rugo kwa papa. Ngeze kwa papa umukecuru. Uvuye muri gereza ufite imyaka ingahe? 3. Barafunze ufite umwe. Turangije ngeze kwa papa, umukecuru ubyara mama abona ntabwo nzashobora kuba kwa papa, kuko papa mama bakimufunga yahita atangira kujya mu bandi bagore. Umugore afite mu kwezi kumwe, mu kundi kwezi akaba atari bakiri kumwe. Rangije umukecuru abona sinzahaba ngo bikunde, kandi nkiri mutoya. Araza arafata anjyana kwa mukecuru mu rugo. Muzehe yari akiriho na mushiki wanjye ariho, ari n'uwo mukuru wanjye wundi. Rangije njya kwa mukecuru, ndahaba, barandera, nderwa na mushiki wanjye ko hari inka zikamwa, bandiresha amata. Rangije bigezemo hagati, mukecuru aza kwitaba Imana. Ubyara mama? Yego, ubyara mama. Ariko yitabye Imana na muzehe baramufunze, babanje gufunga muzehe. Bamaze gufunga muzehe, sigarana na mukecuru na mushiki wanjye. Uwo mukuru wanjye we yari yaragiye iwabo kwa papa we. Turangije bana na mushiki wanjye na mukecuru, bashyira mu ishuri ndiga. Maze kwiga niga mu wa mbere, mukecuru yitaba Imana, nari mfite nk'imyaka 7. Yego. Sigarana na mushiki wanjye we yari mukuru, niwe fura ya mama. Sigarana na mushiki wanjye ari wundera, ari unyitaho. Uwo mukuru wanjye we iwabo yananiranywe n'undi mugore papa we yari afite, ahitamo kwigendera yigira mu mujyi i Nyanza. Rangije maze gusigarana n'uwo mushiki wanjye, uko mukecuru yamaze gupfa, nijye na mushiki wanjye gusa. Uwo iwabo uwa mushiki wanjye, umukecuru wa mushiki wanjye, abo bafungishije mama. Baza kujya gusaba imbabazi mama, aranababarira, basa nkaho biyunze. Bazimusaba muri gereza? Yego. Bagiye kumusura, ko mushiki wanjye yajyaga kumusura rimwe na rimwe, nanjye akanjyana tukamusura. Nyuma uwo mukecuru baza kujyana na mushiki wanjye, bajya gusaba imbabazi mama muri gereza aho yari afungiye. Birangije arabababarira. Maze kubababarira, haciyemo amezi 3, mushiki wanjye bamurangira umugabo Kampala. Aho kwa mukecuru we ariho bamurangira umugabo Kampala. Barangije ubwo mushiki wanjye aravuga ati, dore papa wawe ashaka abagore buri munsi, ntabwo azashobokana na bari abagore. Dore kwa mukecuru biyunze na mama nta kibazo gihari, ngwino bariho sigara nta kibazo. Rangije njya kwa mukecuru we, abariho asiga. Nageze nyikiga mu wa mbere, ndakomeza. Ngeze mu wa 2, umusaza w'aho ngaho yitabye Imana, ubuzima butangira guhinduka. Bahita bamvana mu ishuri, hinduka umushumba wabo. Yego. Rangije ndabyihanganira, mba umushumba. Bankuye mu ishuri niga mu wa 2 primaire. Rangije papa aza kubona yuko mbayeho nabi, araza arahankura. Hankuye anjyana mu rugo. Ngeze mu rugo, umugore nahasanze yarankundaga nta kibazo, yafataga nk'umwana we, kuko nawe yari afite umwana umwe yahashakanye. Yego. Tubishuti, arankunda, asubira mu ishuri ndiga. Bigezemo hagati barashwana na papa uwo mugore, baratandukana. Bamaze gutandukana, sigarana na papa
papa ahita ashaka undi mugore, uwo mugore nawe aza atari mwiza. Yahashatse we afite abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Araza ubwo ndiga, nabo bana be bariga, twajya tujyana ku ishuri. Kujyana ku ishuri yaba yashwanye na papa, kuko papa yanywaga inzoga. Yaba yashwanye na papa, umujinya wose yatewe na papa akaza kumarira kuri njye. Ndangije bankura mu ishuri kwa papa. Ishuri ndivamo nkikiga mu wa kabiri primaire. Ubwo nari ngeze mu myaka nk'icyenda. Yego. Ndangije ishuri ndivamo, papa yari atunzwe no guca amakara ko hari mu cyaro. Akajya banjyana nyine kwikorera ibiti byo gutwikamo amakara. Abo bana b'uwo mugore bo barakiga ariko njye siniga. Ndangije ubuzima burakomeza. Bigezemo hagati papa aza kusubiza mu ishuri nanone. Ashubije mu ishuri ariko bikomeza kwa kundi yashwanye n'uwo mugore, umujinya akaza kurangiriza kuri njye. Uwo mugore? Yego. Ndangije yagukoreraga ibiki? Akenshi nk'iyo nabaga mvuye nko ku ishuri n'abana be, nkagera mu rugo, imirimo yo mu rugo wasangaga ari njyewe uri kuyikora. Najya nko mu rugo agahita avuga ajya gukura ibijumba uze kandi uranabiteka. Nyine iyo mirimo yose nkaba ari ngiye gukora kandi nkayikora abana be bicaye, kandi ari nako ambwira nabi. Nakwanga kubikora agakoresha buryo cyari bwaneranye na papa akankubita. Ndangije nkabyihanganira rimwe na rimwe. Bigezeho ngize nk'imyaka 10, nza kuva ku ishuri ari nimugoroba, imvura yaguye. Ngeze mu rugo n'abana be baravuze ngo jya gukura ibijumba, kandi uri bwanashaka inkwi zo kubiteka, byose ni wowe. Ndangije muri icyo gihe nsigaye ngira umujinya, nakwita ko ari mubi cyane. Ndangije ndabyanga. Aravuga ati urabyanze? Ndavuga ati naho ndi bujye namwe mujyeyo, ntago nakwijyana gukora ibyo bintu byose abandi bicaye namwe mwicaye kandi nta kintu muri gukora, kandi imvura yaguye. Abo bana twanyagiranye mu kuva ku ishuri, ngeze hano mu bihindira kuri njye byose. Aho ndi bujye. Aravuga ati oke urabyanze, reka tubikora ariko so nataha muri bwa bonane. Aje ku mutima ndavuga ati byanze bikunze papa namuneranyaho ari bwankubite, kandi papa iyo yajyaga kudukubita yadukubitaga n'atari ngo arakubita hehe, yari umuntu uhana nabi. Ndangije muri iryo joro nyine narazengereye, nekereza ibintu bitari byiza kuri iyo myaka 10. Ndangije ndaryama nijoro, barabyikorera byose. Mvuga ati reka tubyikorere kuri bwa hangane na so. Arangije bariho babikora. Ndaryama iryo joro sinanariye. Ndangije bigeze nko mu ma saa sita, ndatekereza ati papa naramuka atashye bakamuneranyaho ari bwankubite kandi akubita nabi. Kubera nk'igihe yadukubitaga mukuru wanjye we yari abirambiwe ahitamo kuva mu rugo arigendera. Yego. Arangije ndavuga ati byanze bikunze ndibwakubitwe. Ndavuga ati ndibwakubitwe nzira ubusa, uyu mugore nindamuka nkubiswe nanjye ndibwihorere kuri we, kuko icyo gihe yari atwite. Mu rugo hari inka. Atwite inda ya papa noneho? Yego. Natekereje ikintu kitari cyiza, maze gutekereza ko ndibwakubitwe kandi nkaba ndibwakubitwe nabi. Ngiye ndafata umuhoro wa papa, njya ku kiraro cy'inka nkuraho igiti, nyikuraho. Maze kugikuraho ishyira mu nzu ahantu mu iguni hafi y'aho nararaga. Banyikuraho mvuga ngo ninkubitwa papa naza kunkubita, byanze bikunze icyo giti ndibwagikubita uwo mugore. Kenda koresha buryo kimukubita ku nda, aratwite, byanze bikunze nawe sibiri bwamugwa amahoro. Numva yuko ntabwo watekerezaga ko atwite se murumuna wawe?
ibyo sinigeze mbitekereza gusa nari mbizi ko atwite kenzi yuko ninyimukubita yego biri bwamugireho ingaruka. wowe mu mutima wari warahindutse. Yego ko muri iki gihe nasigaye ngira ikintu cy'umujinya ari twe nabyita nk'abadayimoni. Nagiraga umujinya w'indengakamere muri icyo gihe. Urumva ni itotezwa wakorewe. Yego bwandi bwakimukubite twe ninyimukubita byanze bikunze icyo natekerezaga yuko ushobora kukimukubita akaba yapfa akabipfiramo. Abandi bavuga byanze bikunze ndakimukubita. wumvaga napfa ntacyo bikubwiye? Numvaga nta kintu biri bwabimbwiye ko nabaga numva byanze bikunze ndi bwabe nduhutse. Ndangije ubwo ndaryama. Iyo yagukoreraga iryo totezwa abo bana yazanye mu rugo rwa papa wawe batari abana ba papa wawe wabonaga bifata gute? Nabo bakoraga ubwo bugome? Abo bana bo nta kibazo kuko umwe yari umukobwa ari mukuru ari nko mu kigero cy'imyaka nka 20 we, undi w'umuhungu we twari turi mu kigero kimwe nasaga nkaho murusha nk'imyaka 2. Yego we yari umuhungu twari n'inshuti mu buzima busanzwe niyo babaga batonganya wasangaga twebwe turi gukina n'uwo mwana, ariko uwo mukobwa we wasangaga nyine ari ku ruhande rwa mama we baba batonganya akajya ku ruhande rwa mama we kuko baranarwanaga. Hari igihe bigeze kurwana baratemana uwo mugore atema papa mu mutwe. Ngaho ko yari umugome cyane. Yari umugome, yari ameze nk'ikiyo kuko byaje kurangira uwo mugore atandukanye na papa ashakana n'undi mugabo. Bamaze gushakana ayo mahane yagiraga kwa papa yakomezanya kuri uwo mugabo wundi birangira uwo mugabo yishe uwo mugore amwisha amutemye nawe birangira uwo mugabo bamufunze. Yego nuko ubwo nekereza ko ndi bwamukubita icyo giti. Tekereza kumwica? Yego ku myaka 10. Ufite imyaka 10? Yego mwumve ibyo bintu koko. Ndangije ariko ubwo nkabana biterwaga n'agahinda nawe gafite n'umujinya byose byahurira. Turakumva cyane. Ndangije ndaryama ariko ndyama icyo giti kiri hahandi nagishyize. Ndaryama bigeze nko mu saa 11 saa 10 ndakanguka ndarira ariko ndira mu buryo nta muntu nyumva nyine nkarira amarira akaze ko nasohora ijwi. Yego ntangize maze kurira tekereza ndavuga ati ibi bintu ushobora kubikora bwangiraho ingaruka reka ikiruta mbireke nigendere. Icyo gihe mpita nekereza kuva mu rugo. Bukeye mu gitondo papa amaze kuva mu rugo nanjye mpita afata inzira nambara imyenda nambaraga y'ishuri ya kake, ishati n'ikabutura bya kake, mfata inzira ndagenda nazi ngo ngiye hehe. Aho numva yuko byanze bikunze nimba ngiye uwo mugore nagupfubirana tuzongera kugirana ngo bibe byavamwo kuba namugirira nabi cyangwa bakangirira nabi. Mfata inzira ndagenda Kinyamagabe, ariko Nyamagabe nkaba nigeze kujyanayo na papa rimwe agiye kungurira imyenda y'ishuri. Ko twe aho dutuye ni kure y'Inyamagabe. Ni kure mu mujyi wa Nyamagabe? Yego. Yego. Ubwo mfata inzira ndagenda nazi ngo ngiye kureba iki, nazi ngo ngiye hehe, numva ko mvuye mu rugo ni nko guhunga. Yego. Ese wenda utarajya iyo ngiyo ntabwo wajyaga uregera papa ibigukorerwa mubwire? Narabimubwiraga ariko ari nacyo cyakuye mukuru wanjye mu rugo mbere kuko we yari yaragiye mbere. Papa ntabwo yatwumvaga, yumvaga uwo mugore kurusha uko yumva twebwe abana. Ubwo twayamubwira sabyumve akadukubita ahubwo aho kutwumva akadukubita akumva uwo mugore. Ndangije ubwo ngubwo maze gufata inzira ngiye ngera mu mujyi Nyamagabe nko mu masaa 6 nibwo nahageze. Yego. Nirwa nzembagira aho mu mujyi ngeze mu masaa 11 nikiraho mu mujyi ndi kuzembagira nazi ngo ndi gushaka iki, nazi ngo ndi kujya hehe, gusa numva yuko navuye mu rugo. Kandi umva unezerewe ko wavuye? Numva nta kibazo ufite. Bigeze mu masaa 10 saa 11 imvura iragwa.
imvura iguye njya kugama ahantu mu kabari. Ngiye kugama ahantu mu kabari hari hugamyemo abantu benshi, imvura iragwa ihitamo mu masaa moya, ba bantu batangira gusohoka bataha, hasigaramwo abantu 3 na nyiri kabari wa 4 nanjye. Nabo batangira kubazanya ngo uyu mwana se ni uwande. Bakirimwo ari benshi, umwe ashobora kuba yaratekerezaga ngo uyu mwana ashobora kuba ari kumwe n'abariya nyine sibanindeho. Yego. Hasigayemwo bakiya banindaho, baje mbabwira story yanjye uburyo ibintu bimeze. Barangije umugabo umwe avamwe aravuga ati rero ibyo bintu birababaje, kaye burije nta kintu nagufasha, reka nkugurira amandazi wabwiriwe wirire. Angurira amandazi 2 y'ijana, rimwe 100 n'irindi 100, angurira n'ikigage. Ndanywa ndya nayo mandazi. Barangije aravuga ati rero ubwo hasigaye urariye urananyweye, bwasigaye ngaho sohoka nyine ukomeze ubuzima bwawe. Uwo munsi nibwo natangiye kurara ku muhanda. Ese sohoka nzembagira aho mu mujyi shaka ahantu narara ko hari ku matara, nzenguruka umujyi wose. Ndangije ngera ahantu ku gipangu, hanze y'igipangu hateye indabyo zihakikije, ariko mwe hagati y'indabyo gutya na hano harimo umwanya, hagati y'indabyo n'igipangu harimo umwanya, ariko izo ndabyo hano ku ruhande zihapfutse. Yego. Seseramwo njyamwo inyuma ndaryama. Ngeze mu masaa 11 za mu gitondo ndakanguka, nkangutse imitana navamwo ndagenda ngo hataza kugira umuntu umenya ko naharaye. Ngo bikomeza gutyo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ariko ubwo ku manywa najya mva mwaho ngaho nkajya guhiga ibyo kurya, nkajya njya nko ku gipangu cy'abantu nkakomanga abaka ibyo kurya. Saba ibyo kurya rimwe na rimwe akaba babima, akaba n'abanyirukana bakavuga va hano agenda. Ariko nijoro abanzi yuko ndi bwaje kurara hehe hahandi. Yego. Naje mbona aho hantu imvura iramutse iguye yahasanga ikanyagirira. Ndangije ubwo hari hamaze gushira nk'iminsi 3 ku munsi wa 4. Nirwa nzembagira mu mujyi shaka ahantu handi najya ndara kurya imvura iramutse iguye atanyagiriko. Ndazembagira hose, ariko ubwo uko zembagira ari nako mura n'abandi bana bo mu muhanda tumenyana, tugenda tumenyana. Ndangije nza kubona ahantu iteme muri gare ya Nyamagabe nimba muhazi, hari umuryango imodoka zinjiriramo ziturutse Huye n'uwo zisohokeramo. Uwo zisohokeramo imbere yaho hari ahantu hari iteme, naragiye ndihungukiraho ninjiramwo mbona nta kibazo. Ariko amazi yaho ngaho muri Nyamagabe akaba asa nkaho ariho yose ahurira, anyurira muri iryo teme. Njyamwo aba ariho njya ndara ku makarito. Imvura yagwa rero. Imvura iyo yagwaga muri iyo minsi ntabwo imvura yagwaga, mu bihe by'izuba. Yego. Ko sinabitinzeho n'iby'imvura singiye mbitekereza muri icyo gihe. Ndangije mbona inzara izanyikiraho ngaho, mbona ibintu byo kujya nguma kujya gusaba ibiryo, mbona si biri gukunda kuko hari igihe nabisabaga nkanabibura. Ndavuga ati kanjye njya ahantu nko mu nce z'icyaro ndebe yuko ariho nabonera ibyo kurya. Ajya mbyuka nka mu gitondo aho mu iteme, ajya nk'ahantu hari ishyamba nkatora nk'inkwi, namara kuzitora agenda harira nk'urugo rw'umuturage nzituraho, nkamubwira ni ibiryo. Yabona nzituye akambaza se bite byawe, izi nkwi kuzituye hano, nkamubwira story y'ukuntu yose ukuntu ibintu bimeze. Nkamubwira rero ndashaka ibiryo, nkimuzaniye inkwi, akama ibiryo nkarya, namara kurya ngira nkagenda. Rimwe na rimwe hakaba hari abo nzishyira, akama ibiryo nkarya, namara kurya bakapfunyikira n'ibindi nko muri envelope cyangwa mu ishashi, nkabitwara nkaza kubirya nijoro. Yego. Birakomeza gutyo, icyumweru kirashira, ukwezi kurashira, aba nk'amezi nk'5 nyiri muri ubwo buzima. Ariko ubwo nkaba nagiye menyana n'abandi bana bo mu muhanda, duhurira hamwe
tukajya tujyana guhiga, rimwe na rimwe tukaba turi nko mu isoko ry'i Nyamagabe nk'umuntu yahaha ibintu tukamutwaza, byaba byanze nkajya gushakira muri ubwo buryo bwo kujya gutora inkwi nkazijyana ahantu bakampa ibiryo. Ndangije haciyemo nk'umwaka nyiri muri ubwo buzima, nza kumenyana n'undi muntu wo mu muhanda nawe uturuka muce n'urukamwo, ariko ntabwo akagari ari kamwe, ni mu murenge umwe ko si mu kagari kamwe, ariko we akaba yari amaze igihe muri ubwo buzima kiruta icyo ngiye mbumazemo. Abarambwira ati rero reka twigire i Huye, tuve muri ubu buzima tujye i Huye gushaka akazi k'ubushumba. Tuba dufashe inzira tugiye i Huye. n'amaguru oya twarateze. amafaranga yakuye he? ayo twakuraga mu isoko, nk'uko twajyaga gushakira mu isoko, nk'umuntu yahaha nk'ikintu tukamutwaza, hakaba hari uduhaye 100 desa gutyo. Turatega tujya i Huye. Gutega icyo gihe byari 600 ndakeka, ndumva byari 500. Tujya i Huye, ariko we akaba yari asanzwe ahazi, njyewe natahazi. ari ubwa mbere ugiye kuhagera? Ari ubwa mbere ngiye kuhagera, n'ubwa mbere mvuye muri Nyamagabe. Turagenda tujya i Huye ahitwa Isave. Tuhageze tubura akazi. Ari muri Gisagara? Hari muri nko mu masaa 12 saa moya. Turangije turara ku gasozi nabwo, ariko akaba aho hantu yanjyanye we asanzwe ahazi, izo cyo asanzwe azizi. Nabwo turara ku gasozi munsi y'akararo, reba nka kuno ku gipangu cy'umuntu haba hariho akantu k'akararo imodoka yambukira ijya mu gipangu. Duseseramwo tubariho turara twembi uko turi babiri. Tumaze kuraramwo, bukeye mu gitondo dukomeza gushakisha akazi, turakabura nabwo, dusubira kurara hahandi. Bukeye ku munsi wa gatatu, ubwo nakurya, bukeye ku munsi wa gatatu tujya ahantu ku rusengero turahicara. Buri muntu wese utambutse ajya gusenga tukamubaza akazi. Rimwe na rimwe bakaduhakanira, hakaba hari abato bajije story y'ukuntu bimeze tukababwira, bakaduha nka desa, nyine ufite ibiceri akabiduha, akavuga mujye kureba icyo murya. Turangije bugorobye tujya gushaka ibyo turya muri ya mafaranga baduhaye aho ngaho, byashyigaga nko muri 2. Turagenda turarya, tumaze iminsi tutarya, tuhita tubirya turabimara. Bukeye uwo muhungu tuburana ahantu natazi, aribwo bwa mbere nari mageze. Ndangije, ariko ubwo inzira twaturutsemo nkaba nyizi, kuva i Nyamagabe umuhanda twanyuzemo kugera i Huye nkaba nkuzi. Uwo muhungu tumaze kuburana, ndara hahandi inshuro ya mbere tuburanye. Bukeye ku nshuro ya kabiri mbona inzara izahanyicira, kuko simazi, sinzi ngo amashyamba yaho abahe ngo nkomeze ubuzima nk'ubwo nari ndimo Nyamagabe bwo gutora inkwi. Mbona inzara izahanyicira, ndahava njya kurara ahandi hantu mu iteme, ariko ndiraramwo mvuga ngo gahunda ni ugutaha gusubira i Nyamagabe muri bwa buzima bwa mbere. Ndangije ubwo bukeye mu gitondo nka saa 11 fata inzira, umuhanda n'amaguru. Bimaze iminsi igera muri 2 natarya, fata inzira ndaza mvihuye n'amaguru, ndaza ngeze ahantu hasa nk'aho ari mu kabande, numva kugenda biranze kubera inzara. Ndamanuka njya ahantu hepfo mu kabande, ahantu bahinze, noraguramwo ibijumba, nayo nyicyambaye ka gashati ka kake, nubwo ubuzima nabo bagamo ariko nambaye. Noraguramwo ibijumba aho ngabo bahinze, bino baba bagiye bati inyuma, bishyira mu ishate gutya. Ndagenda njya ahantu hashoka amazi mu mugende, ndabironga, maze kubironga ahantu hakurya mu gashyamba,
ndabihekenya, maze guhekenya ndongera ndamanuka njya mu kabande nywa amazi, maze kunywa amazi ndongera ndazamuka njya mu muhanda nkomeza urugendo. I Nyamagabe nahageze nko mu ma saa 12 numva amaguru ariko kera, numva nananiwe byose n'inzara. Mu Nyamagabe urongera utangira bwa buzima? Yego. Ariko babana twabubanagamwo nasanze ngo barakoze umukwabu barabapakira barabatwara. Yego. Butangira ndi jyenyine noneho, ariko subira muri rya teme twahuriragamwo n'ubundi njye nabo bana bandi. Mara nk'amezi 3 n'ikihari ndangije mbona sibiri gukunda, ngira ndavuga ati reka subire mu rugo. Yego. Nemere nihanganira uwo mugore nta kundi. Ngeze mu rugo sanga barimutse, sanga papa yarashenye n'uwo mugore ngo baratandukanye. Uwo mugore we nasanze yarashatse undi mugabo, baratandukanye, papa yarasenye yarigendeye. Papa se ntiyakubaje aho wari uri? Oya, papa nasanze yarimutse. Nikiva aho ngaho muri ubwo buzima bwo mu muhanda nasanze barimutse, barasenye naho babaga barahasenye ari itongo rihari. Kurumva ubwo buzima nimba umazemo hafi umwaka. Umwaka habaye byinshi. Yego. Nasanze barimutse baragiye. Ndangije ubwo uwo munsi nabwo naraye ku gasozi. Bikiye mu gitondo abaturanyi barambona, bavuga ati papa yarasenye yarimutse. Ariko situze aho yagiye, situze ngo abahe nta makuru ye dufite. Tanongera asubira kwa wa mukecuru nabanjeho bwa mbere, ari we washyingiye mushiki wanjye, ubwo ni nyirabukwe wa mama wa mbere. Ndangije ubwo subirayo aranyakira, maze kunyakira nkomeza bwa buzima bwo kuba umushumba n'ubundi. Ndangije ngezemo hagati nahura inka, nahurana n'undi mwuzukuru we, ari uwo mwuzukuru we ni musaza wa mushiki wanjye. Ndangije turahurana, twahura ahantu ku isambu bari batuye mbere. Bigeze mu ma saa 6 ko nari nahuye, bari bambwiye ngo nze gutahana n'imwe ko hari kuwanyuma icyo gihe, bo bari abadeve bari bagiye gusenga. Baravuga ati ahura uze gutahana n'imwe zo gukoresha nimugoroba, dore namwe dufite. Nahura ndi butori imwe, ariko nahurana n'uwo mwuzukuru wabo. Uwo mwuzukuru wabo we arananduta ndusha nk'umwaka umwe. Ndangije nuko ubwo mba ndahuye, bigeze mu ma saa 6 tuza gukura amateke, njye n'uwo muhungu twotsa runonko. Maze kotsa runonko ihiye turarya, dutora n'inkwi duhita dutaha. Uwo muhungu amanuka anyoboreye inka, njyewe nikoreye inkwi. Wa mukecuru avuye gusenga agiye ku isambu gukura amateke turi bwateke nimugoroba, asanga twahakuye ayo kotsa runonko. Ahita asakuza ngo bamwibye amateke. Abantu bari bari ku gasozi ko hakurya baramubwira ati rero wisakuza ngo bakwibye amateke, ni umwuzukuru wawe n'umuhungu wawe bayakuye bayokeje muri runonko. Ahita araruza ibitika by'amateke twakuye nimugoroba. Ubwo bari bahakuye n'andi nabyara biraruza kuko nazuba rye ryavuye ngo rirabyumisha, byose byasaga nkaho byakuriwe rimwe, bishyika nk'agacigata. Baye nk'agacigata aramanuka yitotomba ngo twakuye amateke ngo twayagurisha. Ageze no mu isatire, aho mu isatire bahita mwirambya. Abantu babibonye aravuga ati aya mateke ntabwo baba bayokeje, ari abaturage bari kubivuga. Ko wabonaga yuko nyine ibyo bitika byavuye ku mateke menshi, ko yari yararoje n'ibya nimugoroba. Rangije aravuga ati ntabwo ari ayo bokeje, banayagurishije. Nuko turamanuka, tugeze mu rugo dusanga yahageze imbere, kuko twarabisikanye aho twanyujije inka ducyura siho yanyuze we, twarabisikanye. Dusanga yageze mu rugo, dusanga ko arasakuza. N'uyinkwi abahise avuga ati izo nkwi zisubiza aho zikuye, abo wagurishije amateke bari buzishyira. Ahita anyirukanye. Uvuye mu rugo gutyo nanone ujya he?
ubwo nkikimara kuhava uwo muhungu twirirwanye turajyanye twanakuranye mu mateke se avuga ati rero weho wigira ikibazo ngwino tugende tujye mu isatire suri bubura kurara. Turagenda tugeze mu isatire bwije uwo muhungu aravuga ati ngwino tujyane iwacu ubareho urara ariko uraharara batabizi. Turazamuka tugeze iwabo barambwira ati genda ube wicaye hariya munsi y'inzu gende ndebe yuko baryamye nisanga baryamye ndaza nkubwire. Aragenda asanga se bararyama araza arambwira buretse gatoya baryama ndaza nkubwire. Arangije ubwo bararya maze kurya w'ibiryo bamuhaye ararya agejeje hagati arabisigaza aravuga ati ibi ndabirya mu gitondo ariko ari uburyo bwo kugira ngo asigire ze kubona ibyo ndya. Ndangije bagiye kuryama iwabo araza arambwira ati baryamye ngwino kuko yararaga mu nzu yo mu rugo we. Ndagenda ndaryama mu saa 11 nibwo nabyukaga nkahita ngenda kugira ngo batamenya yuko ariho ndara. Turangije ibyo byamaze nk'icyumweru ndari iwabo ariko iwabo batabizi. Nuko nza kubona umuturanyi arambwira ati rero dore ubuzima urimo si bwiza ngwino twibanire. Ndagenda turabana maze kubana we akajyama n'ingemu nkagemurira mama wawe uri muri gereza. Yego akajyama ingemu. Wari umaze imyaka ingahe? Wari umaze kugira imyaka ingahe? Ngeze mu myaka nka 16. Yego akajyama ingemu ngemurire mama. Ndangije amugemurira mama ageraho aravuga ati rero aba bantu bagufashe neza reka ibintu byanjye mbibahe bari babikoreramwo mu gihe bagufite ko yari afite imirima impande n'impande. Aravuga ati yandika urupapuro rubimisha ariko kugira ngo bo babikoreremo bajye babona naho bakura ingemu yo kumushyira kuko ibyo bintu bye byari bisanzwe bikoreramwo musaza we. Arwanditse aruzanye aruhaye abo ngabo bama ingemu baruhaye musaza we ari we marume. Arabyanga aravuga ati atazibeshya akagira ujyamo kandi uwo musaza we samugemurira. Ndangije abo bantu bandera baravuga ati rero ntago twajya gutera rwasirira na nyokorome byihorera n'ubundi si byari bigutunze uzaguma urya icyo waryaga ingemu izaguma ive aho yavaga. Ndabyihorera zo kubyihorera ubuzima burakomeza bigezemo hagati uwo musaza wa mama baza kumufunga ko yari ameze nk'ikihebe yahingaga n'urumogi ari natwo bamufungiye n'abaturage babo baramutinyaga. Baramufunga bamaze kumufunga ubwo nayo ngeze nk'imyaka nka 17 maze kumufunga ndavuga ati ubwo bamufunze ubu nibwo ngiye kubona ibintu bya mama. Ndangije umugore wasigaye ndagenda ndamubwira ati rero ndashaka ahantu ho gukorera muri iriya mirima ya mama. Mubwiye se uriya muri mu kabande aretse nkazawuhinga. Ahita anyamaganira kure avuga ati suzangire mu murima. Aranyamagana ambuza kubikoreramo nawe. Ndangije ndavuga ati ntabwo nzongera kujya kubisaba ko ni mu kwa mama n'ubundi. Ndangije ubwo muri icyo gihe nari meze nkaho nanjye sa nk'uwihaze cyangwa se nk'uwirambiwe. Ndangije hashize nk'ukwezi amakaniye kujya gukoreramo. Fata isuka mu gitondo cya kare, fata isuka afata n'umuhoro jya ahantu mu murima wa mama wari uri hafi aho cyangwa ndahinga. Ngeze nka saa 6 ndataha nta muntu uje kumpagarika. Ndataha maze gutaha bigeze mu masaha moya za nimugoroba kumva umuntu arakomanze aho nabaga. Bagiye gukingura basanga n'uwo mugore wa marume. Avuga ati Bernard arimwo? Avuga ati arimo. Baramamagaye. Ndagenda ngiye muhereje akaboko mushuhuje arakanga si akakira. Ahita anonganya ahubwo avuga ati ninde waguha uburenganzira bwo kujya kumingira imirimo. Ndavuga ati ese ahubwo yo ninde waguha uburenganzira bwo kujya mu mirimo itari yawe
hariya ko ari mu kwa mama, mbuza kuhakorera gute? turatongana ageraho arataha. Ndangije bucya mu gitondo nanone mu masaa 11 n'igice fata isuka n'umuhoro, nta muntu urabyuka ngo nataza gusanga yanatanguranywe akajya guhinga hamwe nahinze. Njyamwo ndahinga nanone ku munsi wa kabiri. Ndangije ubwo ngubwo bigeze mu masaa 3 arahasanga. Amaze kuhasanga araza asanga ndi guhinga, aranyitambika avuga ati vamwo hano. Ndavuga naho ndi buve. Ahita ajya ku ruhande rwaho nari nazamuye minga, abatangira ikindi kivi arahinga, duhingamo turi babiri. Amaze guhinga nk'imitabo 3 ava aho yahingaga, abonye nanze kuvamwo, ava aho yahingaga aza kwitambika aho ndi guhinga. Nanjye mvamwo njya gukomereza aho yarari guhinga. Birongera bimwanga mu nda, araza nyambura isuka nari ifite, ndayikomeza turarwana. Turwanye abaturage kuko aho hari hirengeye hateganye no muri quartier, abaturage barakomera bahamagara abantu ku rugo twari twegeranye naho turi guhinga, baravuga ati mutabara aho hirya abantu baricaye. Baraza abantu barahurura ari benshi, baraza baradutandukanye, baramubwira ati rero uyu mwana ari guhinga mu kwa nyina, ni mu munani wa nyina, twese turabizi. Nimba uyu murima ari uwawe ari guhingamwo, niho ujya kumurega, ubuyobozi buze bumukuremwo, ariko mutarwanye, dore mwese mufite imihoro n'amasuka, ushobora kurwana umwe agatema undi. Umugore aba ndetse gutyo arataha. Ahubwo ngiye gahunda afite kare yo kugira ngo ngire gute umukure mu bya mama byose, kugira ngo mbari njye bijyamo. Ndangije bukeye mu gitondo njya gutangira ahandi. Umurima nahise mbona yuko awuvuyemwo, bucya njya gutangira ahandi nanone mu kandi gace. Akonda genda ndahinga, mahinga inshuro 3 ataranza kumagarika. Ndavuga ati ubu ngubu tayari namaze kumukuramwo, byararangiye. Ubwo ngubwo bigezemo hagati, umuntu aza kuza arambwira ati waje nka kurangira akazi i Nyanza ko mu rugo. Hantu bitama kodesha, bitama abantu ko bahasigarane kugira ngo mbone na tike. Ubwo ndagenda mu kazi uzi Nyanza. Yego. I Nyanza ya Butare. Yego. Ndangije bigeze ndahakora kolonizamwo. Ijemwo aho hantu nakoraga umumama waho yari umwarimu, umugabo ari umushoferi. Bahita bava mu kazi. Aravuga ati rero ntabwo twakomeza gukoresha umukozi twese turi mu rugo, de nta bintu byinshi byo gukora bihari, kandi dore se turi kwinjiza. Ubwo barasezerera, subira kwa wa mumama, ko nawe yari umumama wibana, nta mugabo yari afite, bari baratandukanye nawe. Bageze haciyemwo nk'amezi 2, ndongera mbona kandi kazi i Kayonza ko mu rugo, naho bamembaga 7, Nyanza bamembaga 5, Kayonza bamemba 7. Nkajyamwo mbona kagiyemwo muri cya gihe guma mu rugo, yasaga nkaho batanze agenge, baravuga ati guma mu rugo hari abantu yafashe baragiye gusura abandi. Hakizwe agenge abari barafatiwe, abo guma mu rugo yafatiye ahatari iwabo ni batahe. Nonese Bernard, wowe uyu munsi umva story y'ibyo ni birebire. Uyu munsi waje kuza mu mujyi wa Kigali, nabwo waje mu kazi ko mu rugo? Yego. Ubwo ngeze Kayonza nihuse, Kayonza nahamaze umwaka mu kazi ko mu rugo, nza kumenyana n'umuntu, ahita ndangira kandi kazi ko mu rugo i Nyanza, i Kigali hano hariya kwa Mushimiye Kimironko. Yego. Ko mu rugo ko kwamemba 15 ndagakora, baza kunyongeza ngera kuri 25, ariko subiye inyuma gato nyigera aho ngaho Kimironko, naje kwifotoza irangamuntu nyifotoreza hano muri uyu murenge wa hano Remera se. Remera. Yego. Ariko bambwira yuko irangamuntu nzayifatira he aho mvuka Nyamagabe. Igihe cyo kuyifata kigeze,
ndamanuka njya kuyifatira Nyamagabe. Ndangije ubwo ngubwo ngezeyo abantu baho nari narahavuye nta telefone mfite, subiraho nyifite, bahita bafata nomero zanjye za telefone barazisigarana, tukajya tuvugana kuri telefone. Ndangije ubwo ngubwo hashize nk'amezi nk'atatu mvuye kuyifata, nko mu masaa 11 za mu gitondo ndakumva umuntu arampamagaye arambwira ati mama wawe yatashye bamufunguye. Yego. Nyuma y'imyaka ingahe afunze? 15. Yego. Ndangije ubwo ngubwo ndamanutse mvuye mu kazi ko mu rugo, ndavuga rero reka njye kureba mama ko nta kintu na kimwe afite asanga, nta n'umuntu afite wo gusanga, reka njye kumureba. Ndagenda tuba turi kumwe, tugeze no mu rugo ubwo yasanze nawe mu rugo barahasenye, ajya iwabo kwa mukecuru asanga wa mugore wa marume niho aba, umwe twarwaniye mu mirima ya mama. Yego. Asanga niho aba, uko n'uwo mugabo we bataramufunga ari we marume niho babanaga. Avuga ati rero ntahandi mfite ho kujya, reka hano tuhabane, ni iwacu, nawe ni kwa nyoko bukwe tuhabane. Umugore arabyanga, abyanze bijyamwo ubuyobozi burabagabanya, hari inzu ebyiri, burabagabanya, umwe bamuha imwe n'undi bamuha indi. Ubwo mbana na mama gutyo, urumva nta kintu dufite cyo guheraho, udufaranga nagerageje kwegeranya muri ako kazi ko mu rugo nitwo twahereyeho dutangira ubuzima. Dutangira ubuzima, n'abaturanyi bakajya badufasha, bakadufasha. Igihe kiragera amafaranga nari ifite amaze kushirana, garuka mu kazi ko mu rugo aho nabaga. Uze kukagarukamwo hashize amezi nk'atanu, mama ararwaye subira kumurwaza. Natumwe tundi nari ifite natwo nayo maze kugera muri abo mezi 5, urumva nakoraga ngira utwo mwoherereza kugira ngo yirwaneho, nanjye ngira utwo sigarana two kugura amavuta. Ubwo mama arwaye njya kumurwaza, ngiye kumurwaza amaze gukira mbona kumugumya iruhande, nta kintu ndi kwinjiza, mbona nyine kubona amavuta biragoranye, kubona yo kwiyogoshesha biragoranye, no kubona umwenda biragoranye. Ndavuga rero reka subira mu kazi ko mu rugo, kuva warakize uzaguma wiyiteho, dore n'ibintu dusa nkaho tumaze gusa nkaho dufata ubuzima gakeya, ko twari tumaze guhinga ibyo twahinze tukihagera byasaga nkaho bitangiye kwera. Ndavuga rero ntabwo inzara izakwica nk'uko yari kukwica mbere. Nza mu kazi ko mu rugo hariya ku Kamonyi, ari naho ndi uyu munsi, naho naje hano ku nkuru yanjye n'urutse. Ariko na n'ubu ngubu nyine niko bikimeze. Urumva nari ngiye kukubaza ni ubuzima bw'uyu munsi buhagaze gute, bumeze gute? Na munsi niko bikimeze, kubera yuko na n'ubu ngubu niwe wenyine, uwo mukuru wanjye na n'ubu we twaranamubuze. Umwe warafunze, umwe mukuru warafunze, nawe nyine ubuzima bwaramucanze, we bumucanze ajya mu biyobyabwenge, baramufata baramufunga. Wumva igikomere cyawe kingana gute Bernard? Navuga ngo ntabwo cyoroshye, kubera yuko na n'uyu munsi hari igihe nyine ndeba icyerekezo cy'ubuzima ndimwo nyine nkakibura, kubera yuko mama ni wenyine, nanjye aho ndi jyenyine, utwo nkorera dukeya mbasha kubona mu kazi ko mu rugo, ngira rimwe na rimwe nkamwoherereza nk'ayo k'umuhinzi kugira ngo yere kwijyana mu murima. Mbese urumva yo nkorera ni nk'aho tuyagabana, ngira yo kugura amavuta asigarana ni 30. Yego. Ngabanyamo nkagera asigarana yo kugura amavuta no kwiyogoshesha n'amayinite, nkagera n'utwo mwohereza kugira ngo abone n'umuhinzi umujya iruhande kugira ngo yere kwijyana mu murima. Mu kazi se ukora uhamaze igihe kinini? Tumaranye imyaka 2. Imyaka 2? Yego. Witwara neza? Yego, nitwara neza yuko ntageze impembwa 30, yuko ejo bundi banyongereho 5, ubu uyu munsi wa none 35, ariko maze nk'amezi 2 ari byo ndiho 35. Urumva ntabwo umuntu yakongeza abona utitwara neza, nta nubwo wamara n'imyaka 2 n'umuntu abona utitwara neza. Urumva abavandimwe bawe bagiye mu biyobyabwenge? Umuvandimwe wawe wowe ntabwo ibikomere byawe byakujyanye
mu bintu nk'ibyo ngibyo. ibyo bintu byigeze nkikiba kuri uwo mumama byigeze kujyaho bikajya bisa nk'aho byivanze njya mu nzoga aho naburaga n'ibitotsi njya mu nzoga naba natanyweye inzoga sisinzire njya mu nzoga naba nabuze ibitotsi nkanywa inzoga ariko nimwe Imana hari naho yandinze kunywa itabi igihe kigeze kugera inzoga zisa nk'aho zinganje numva ndashaka n'itabi ariko ryo sinarinywa nkajya mu mutima nkajya mvuga ngo nimbona amafaranga ndibwarigure nayabona nkabyibagirwa Imana ikurinda gutyo nkaza kubyibuka nta mafaranga afite noneho najya nanakura inka z'uwo mumama hari ahantu twanyuraga twahuye hari hahinze itabi ry'igikamba niba sinzi niba mwaba ndarizi nakwabona nkavuga ati hari ahantu nimagera ndibwari hakure ryo kunywa numva nyine nkumva umutima urarishaka nkumva ndarirarikiye uvuga ndibwari hakure nahagera simbyibuka nkabyibuka naharenze nageze aho ndagera avuga ndaza kurihakura mu gucyura nabwo nkabyibagirwa biza kurangira bimvuyemo gutyo ariko inzoga zo nkajya nzinywa waje kuzirika se cyangwa cyazinywa inzoga zo nakomeje kuzinywa ariko mu minsi yashize nibwo naziretse naho mba ncyagera nabo bamenye yuko nzinywa turakomezanya ko nabo ntabwo zakuzaga akazi ntabwo zamuzaga akazi wa mujinya wagiraga kubera mukaso warakomeje wamenye kuwukontorora byo byaje kujyaho birarangira kubera yuko ngeze kuri uwo mumama ariho navagaho nkajya mu kazi ko mu rugo nakavamwo nkaba ariho nsubira namufataga nka mama naje kugeraho nyine sa nkaho niyakiriye umujinya wo mbasha kuwukontorora papa kugeza na n'ubu usibye kumva ngo aba mu karere ka Huye tuzi ngo aba hehe kuva icyo gihe ntabwo murongera kubonana kuva icyo gihe usibye rimwe yaje kuza aje gutwara amafaranga y'imirima y'aho ngaho mu rugo yakodeshaga aje asanga natwe twaraje ntabwo yaje gusuhuza mama se yaraje ntibasubirana yaraje aranaharara arangije mu gitondo asubiraho aba yashatse undi mugore ubu ngubu twumva ngo afite n'abana babiri b'uwo mugore babana mbwira Bernard urumva ufite umuryango w'urusobe pe unacanganye ufata gute umuryango wanjye mufata nk'aho udahari kuko ubona ita umuryango n'abo kwa mama kuko abo kwa papa bo simbazi bo navutse asanga barapfuye usibye umwe niwe numva ngo aracyari ariko nawe urumva afite n'abandi barumuna bawe yabyaye nyuma yego nabo ni umuryango ariko bitewe n'uko abagore bababyaranaga nyine abenshi twagiranaga amakimbirane ibihe bitari byiza usinanabitagaho uko abenshi iyo batandukanaga bajyanaga n'abo bagore bikarangira gutyo ubu ngubu ntabwo uzi ngo bavandimwe bawe babahe nk'ubu sinzi ngo mfite imwe nabande kuri papa kuko bo ni benshi kuba bahari bwo ndabizi barahari benshi pe hari nabo dushobora guhura simenye yuko ari bo bitewe n'uko urumva yahinduranyaga abagore igihe cyinshi gishoboka ko umwaka ashobora gushira atandukanye n'abagore barenze 4 mu mwaka kandi bose ariko bagukorera icyarubozo abenshi sibyo yuko bamwe hari abazaga tukumvikana abandi bakaza tugashwana twumvikana sibananyiyumvemo wumva uzashaka umugore kumushaka numva natazareka kumushaka ariko bitewe n'ubuzima nuko mba mbona nta cyerekezo bufite banumva nyine bizagorana kugira hari ukuntu bajya bavuga ngo karande ntabwo ugira ubwoba ko wagira karande nk'izo papa yagize gushaka abagore batandukana bakanaguhohotera na mama nuko ntabwo ashatse umugabo umwe kumva ibyo bintu bitazagukurikirana ibyo bintu byo mba numva bitazankurikirana bitewe n'uko mu buzima bwanjye nko mu kintu cy'urukundo mu gice cy'urukundo ndi umuntu ugira amarangamutima menshi cyane
menshi ashoboka ku buryo nyine niba mvuze ngo nkundanye n'umuntu kuko ku myaka afite imyaka 23 ntabwo nagira iyo myaka nta muntu ndakundana nawe ndi umuntu nyine uheza inguni ngiyemo mu rukundo akubwo atandukanye n'abakobwa benshi oya na benshi nawe ko muri ubu buzima maze gukura n'abakobwa babiri bo tumaze gukundana gusa ntabwo mwabyaranye nabo okay kumwe twarakundanye duhuye we twahuriye mu kazi hano Kimironko ari kwa mukuru we turahamenyanira ko aho kwa mukuru we hari hafatanye naho nakoraga tumenyana gutyo ariko iwabo hakaba ari mu Ruhango tumenyana gutyo aza kujyaho arataha iwabo tuguma kuvugana kuri telefone mbese mutandukana gutyo yego kugerana n'ubu ngubu ni kuri telefone gusa sinzi iwawe sindahajya ni ubushuti busanzwe bwahise mu ubushuti busanzwe undi umwe nawe ari nayo wanyuma we navuga ngo turacyana ari kumwe nawe yenda reka nere kubivuga biketse yenda nyuma ya kamera yego ntacyo reka dusoze wumva muri kutwumva muri kano kanya byagufasha nk'iki Bernard ikintu numva yafasha bitewe nuko akazi ndimwo urumva ntago amafaranga nkakoreramwo ntago ari amafaranga yanyubakira ubuzima kuko urumva nyagabana na mama kurumva ndakora nkagira two noherereza mama kugira ngo abashe kubona umuhinzi umugira ruhande numva nta kintu usigarana nyine ku ruhande rwanjye kuko nutwo sigaranye nukuramwo amavuta niyogosheshamwo ngakuramwo amayinite twaba hari udusigaye nkazatwegeranya nkazakuramwo nk'umwenda wo kwambara numva nta kintu usigarana yego ntacyo rero ndamutse mbonye nk'ubundi buzima tutari ubwo ndimwe butari akazi ko mu rugo byaba ari byiza kurushaho reka dusoze tubwire inshuti abakunzi ba inkuru yanjye n'umuhamagaro wacu mureke tubikore wifuza gufasha uyu musore w'imyaka 23 Bernard abikore urabugize neza njye wenda twaganire gutya wowe ushobora gufata telefone ze akakubwira ku ibyo yifuza akakubwira inzozi ze akakubwira ubuzima bwe urabugize neza ashobora kumwe akaba umugisha ashobora kumwe agafatanya n'abandi mukamubera umugisha muramugize neza reka avuge nimero ya telefone ye ubundi ibindi ni hagati yanyu namwe ni hagati yanyu nawe vuga nimero ya telefone yawe Bernard nimero yanjye ya telefone ni 079 4 7 5 7 152